gutungurwa uzatungurane. Ariko buriya ntiyabasha kugaburira abantu 50. Ariko Yesu wari icyamamare yagaburiye abantu 5,000 ari abagabo. Ubwo abagore n'abana ntibari bariho mu byibuke. Ese nkawe w'umukire ukaba pasiteri wazagaburiye senkani ibyuzi. Buriya mu bantu bagendanaga na Yesu nta munyenzara wari urimo usibye Yuda. Yuda wabonye igikapu cy'amafaranga akavuga ati reka nkenyerereho bantu. Ikindi gihe habonetse inzara ni igihe buri wese yitwazaga ibuye ryiwe. Icyo gihe habonetsemo abanyenzara benshi ubwo yabahinduriraga imikati. Yesu ahinduye imikati y'amabuye. Icyo gihe habonetse abanyenzara waraye. None bigeze aho umwana abwira papa we ati papa uri nega waraye. Ati se kubera iki mwana wawe? Kubera ko uri umutubuzi. No.